agakingirizo nge ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanirira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusujeho dukurikiye muri kano kanya guhaye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kubona amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Mu kiganiro cyacu giheruka twaganiriye kuri virusi itera sida, twiyibutsa uburyo yanduramo nuko yakwirindwa ndetse n'andi makuru ajyanye n'iyi virusi. Mu buryo virusi itera sida yanduramo rero twabonye ko umubyeyi ufite iyi virusi ashobora kuyanduza umwana we, ibyo bikabaho mu gihe amutwite, amubyara cyangwa se amwonsa. Mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi tugiye kuganira kuri iyi ngingo. Nk'indwara zimwe na zimwe zishobora gufata iriya ngobyi ishobora kwangirika, noneho ubwandu bukava kuri nyina bukajya ku mwana. Uwo ni Birushyabagabo Emile, umuforomo ku kigo nderabuzima cya Kinyinya kiri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. By'umwihariko akora muri serivisi yita ku kurinda no kuvura virusi itera sida. Imwe muri za programme ziri muri iyi serivisi nijyanye no kurinda abana bavuka ku babyeyi banduye virusi itera sida kugira ngo nabo batabanduza. Niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Aradusobanurira uburyo bigenda kugira ngo umubyeyi ufite virusi itera sida yanduza umwana we mu gihe amutwite, amubyara cyangwa se amwonsa. Turagaruka kandi ku ngamba igihugu cyashyizeho zirinda umubyeyi kuba yakwanduza umwana we. Njye gutegura iki kiganiro nkaba ngiye no kukikugezaho, nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima. Nguhaye ikaze. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kuganira kuri virusi itera sida ku bagore batwite, igihe babyara ndetse n'igihe cyo konsa. Mbere yo gutangira reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 no kuvuga 8011 w'umuryango Réseau des Femmes ukabona amakuru. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Twakiriye Birushyabagabo Emile, umuforomo ku kigo nderabuzima cya Kinyinya kiri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. By'umwihariko akora muri serivisi yita ku kurinda no kuvura virusi itera sida. Umubyeyi utwite afite virusi itera sida ashobora kwanduza umwana we muri ubu buryo bukurikira. Ubundi kugira ngo uriya mwana yandure aba ari mu nda, ariko hari igihe ingobyi ariyo igaburira umwana. Nk'indwara zimwe na zimwe zishobora gufata iriya ngobyi ishobora kwangirika, noneho ubwandu bukava kuri nyina bukajya ku mwana bunyuze muri ya ngobyi. Hanyuma iyo tugeze mu gihe cyo kubyara rero, umubyeyi twamaze kubona ko yaranduye, amaze igihe ari ku miti, icyo gihe umwana ashobora kwandura avuka, kubera ko iyo ari kuvuka hari ibyo akorerwa biba bisaba kugira ngo bikurikiranwe n'umuganga ubizobereye, ku buryo ataza gukoresha ibikoresho bikomeretsa, ibikoresho yakoresheje kuri nyina akabikoresha no ku mwana. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda ishishikariza abantu bose kubyarira ku kigo nderabuzima. Wa mwana mu nda ntago yanduye, wa mwana mu kuvuka ntago yanduye, ariko ashobora no kwandura mu gihe ari konka. Ibyo bigenda bite kugira ngo abe yakwandura kuri icyo cyiciro? Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi virusi itera sida dukunda kuyibona mu maraso, dukunda kuyibona mu mashereka, dukunda kuyibona mu masohoro, mu macandwe nubwo iba ari nkeya cyane, ndetse no mu mavangingo naho dushobora kuyibonamo. Kugira ngo rero umwana azabashe kwandura muri cya gihe yonka, hari uruhare rw'umubyeyi rushobora kugaragara, hari uruhare rw'umuganga narwo rushobora kugaragara nubwo atari kenshi cyane. Niyo mpamvu hasaba imbaraga zikomatanyije kugira ngo uriya mwana atazandura muri kiriya gihe cyo konka. Nko mu gihe umwana ashobora guhinda umuriro, akagira ibisebe mu kanwa, mu gihe umubyeyi adafata imiti neza akaba yamwonsa, biroroshye cyane kubera ko twa dusebe turi mu kanwa ni nk'inzugi cyangwa se amadirishya ya virusi yari iri muri ya mashereka ihita inyuramo, bityo umwana akaba yakandura. Hari n'ibindi bishobora gutuma umwana yandura, birimo kuba abantu bagifite imyumvire yo kuvuza mu buryo bwa Kinyarwanda, harimo guhara, guca ibyinyo, ikirato, ikirimi. Ibyo bintu byose iyo umwana babimuciye baramukomeretsa, kandi iyo bamukomerekeje deja ibyo bisebe
bishobora kuba ubwinjiriro bwa ya virusi itera sida iba yariri muri ariya mashereka. Tumaze kubona muri rusange uburyo umwana ashobora kwanduramo yaba mu gihe umubyeyi mutwite mu kumubyara ndetse no kumwonsa. Twavuga ko noneho iyi porogaramu yita kuri bano babyeyi bafite virusi itera sida kugira ngo azakomeza twite umwana muzima, mubyara ari muzima ndetse anamwonsa kuri ari muzima. Ni porogaramu ikora gute, ifasha iki? Ubundi iyi porogaramu yo kurinda umubyeyi ubana na virusi itera sida kugira ngo atanduza umwana we ni urugendo, kandi urwo rugendo rugiye rurimo intambwe. Ni ukuvuga ngo ubundi umubyeyi akimara kumenya ko atwite agomba kuzana we n'umugabo we ku kigo nderabuzima bakipimisha bakareba uko bahagaze ku bijyanye n'ubwandu bwa virusi itera sida. Iyo basanze harimo uwanduye, hari inama zihabwa umuntu ku giti cye ibyo agomba gukora ndetse n'ibyo mugenzi we nawe agomba gukora kugira ngo wa mwana atazandura. Iyo rero tubapimye tugasanga umubyeyi afite virusi itera sida, icyo gihe tugira inama umubyeyi yuko agomba gutangira imiti. Porogaramu ishinzwe gufata imiti rero tumushishikariza gufata imiti neza, hanyuma tukamushishikariza gupimisha inda buri kwezi kugira ngo turebe niba yanda ikura, niba hari impinduka zindi zizamo, hanyuma tugakomeza tukamuha ubujyanama. Hanyuma rero twasanga umugabo yanduye, umugore ari muzima, ubwo hari abantu babana badahuje ibisubizo, nabo tubohereza muri porogaramu ibashinzwe noneho ikabakurikirana. Ikindi iyi porogaramu ifasha umwana uvuka ku mama wanduye, tumuha imiti imurinda kwandura virusi itera sida, tukayimuha ibyumweru 6. Iyo ibyumweru 6 bigeze tumukoresha ikizamini cyitwa PCR, hanyuma tukamushyira ku muti ushinzwe kumurinda akomeza akazawumaraho imyaka 2. Hagati aho ngaho rero hari ibindi bikorwa biba bikorwa, harimo gukurikirana imikurire y'umwana, harimo yuko buri kwezi umwana bagomba kubonana na muganga umushinzwe akareba niba nta bimenyetso bishobora gutuma akeka yuko yaba yaranduye, agasuzuma imikurire ye, akareba umwana niba akura neza, yaba adakura neza ari mu mirire mibi, umwana akaba yafata amata cyangwa se rutufu cyangwa se ifu bitewe n'icyiciro cy'imirire mibi bamubonyemo. Hanyuma ku mezi 9 wa mwana akorerwa ikizamini cy'amaraso kugira ngo turebe niba nta bwandu afite. Iyo nta bwandu afite birakomeza, agakomeza buri kwezi aza apimisha ibiro, apimisha uburebure, tureba niba nta bimenyetso bishya by'uburwayi afite. Hanyuma ku mezi 18 nanone tukamukora ikindi kizamini ngo ni umwaka n'igice, tukareba niba akiri muzima, nta bwandu bwa virusi itera sida afite. Hanyuma mbere yuko tugera ku mezi 28 umubyeyi tumugira inama yo gutangira gucutsa umwana kugira ngo bizagere ku mezi 28 umwana asa nkaho iberi atakiri kunda neza, kugira ngo umubyeyi atazakomeza konsa umwana na nyuma yo kuva muri porogaramu, kuko aba agomba gusohoka ku mezi 28. Hanyuma umwana yageza kuri amezi 28 umubyeyi azana umwana kwa muganga, tukongera tukamukorera ikizamini tukareba niba nta bwandu bwa virusi itera sida afite, tukareba imikurire, hanyuma umwana tukamusohora muri porogaramu. Iyo dusohoye umwana muri porogaramu rero ubutumwa atahana, umubyeyi atahana, nuko abasabwa kutongera kumwonsa. Ikindi tukamubwira ko wenda ageze ibimenyetso bishya bidasanzwe agomba kongera kumugara kwa muganga kugira ngo turebe niba nta kindi kimenyetso gishya yaba yagize. Kandi hafi ya bose bava muri porogaramu ari bazima. Umuntu dushobora kugiraho ikibazo ni wa muntu ushobora kuza agakoresha ikizamini cyo ku kwezi n'igicurwo n'urugero, akagenda imiti akayireka, ubundi agakomereza akiyongereza umwana. Ntago ari benshi, ariko kese nk'izo twagiye duhura nazo mu gihe wenda umuntu akoze hano, iyo kese ibishyira umwana muri danger yo kuba yakandura. Ariko ngereranije nk'abantu hano twakurikiranaga abantu barenze 185 mu myaka yashize, ariko bose basoje ari bazima. Urumviye porogaramu yose muba mwateguye, igihugu kikayishyiramo amafaranga, nk'iyo mugiye kubona mukabona umubyeyi nk'uko baciye muri humye umwana aranduye, umubyeyi abigizemo uruhare, hamwe hano kwa muganga mubyakira mute kugira ngo n'umubyeyi udukurikiye yumve uburyo ibi bintu biba binaremereye? Mu by'ukuri kugira ngo umwana yandure, iyo duhuye n'iyo kese biratubabaza cyane, umuntu akumva agize agahinda gakabije kubera ko porogaramu leta iba yarazishyizeho, yarashoyemo amafaranga, kandi uwo mwana aba ari we Rwanda rw'ejo. Nubwo ariko bimeze gutyo atari kese nyinshi ziboneka, iyo twigisha mbere y'uko tuvura tubanza gutangira ikiganiro
tukababwira mu ncamake icyo iyi porogaramu igamije ndetse tukabaha na experience dufite zo mu gihe cyarangiye ku buryo nk'umubyeyi witabiriye iyo porogaramu ahava afite ubumenyi buhagije kubera yuko tuba twamubwiye ibyigeze kubaho nawe agakora avuga ati reka nitabire umwana ejo atazandura. Gusa tujya tugira n'abadamu bakeya ariko bajya baboneka akaza agafata imiti ukabona ahangayikiye ubuzima bw'umwana we ariko yamara kubona umwana asohotse muri porogaramu ari muzima agahita agenda ntuzongere kumubona. Izo kese nazo tujya tuzibona. Nabyo ntibikwiye kuko n'ubundi wa mwana aba agikeneye kurerwa kandi ntabwo harerwa na nyina adafite ubuzima bwiza yagitangiye kugira bya byuririzi. N'ubundi tugana ku musozo ababyeyi badukurikiye muri kano kanya yaba usanzwe bazi ko afite virusi itera sida akaba ubu yarasamye wenda ntaranagera kwa muganga yaba yewe ariko nutanabizi wasamye ariko tatanazi nuko ahagaze nize nama mubagira dusoza. Inama nabagira yaba aruzi uko ahagaze n'utazi uko ahagaze ariko akaba ateganya kubyara. Ikintu cya mbere ni uko bagomba kumenya yuko serivisi zijyanye n'ubwandu bwa virusi itera sida ziboneka hose mu bigo nderabuzima mu gihugu kandi ku buntu. Icyo rero basabwa ni ukugerageza kuzitabira cyane cyane bakitabira serivisi zo kwipimisha. Niba uri umukobwa cyangwa uri umusore uteganya kurushinga mbere yo gushakana mukabanza mukipimisha. Mwasanga muri bazima biba ari byiza tubagira inama z'uko mugomba gukomeza kwitwara kugira ngo muzahore muri bazima. Iyo dusanze hari urwaye nabwo tubagira inama tukabagira inama z'ukuntu umuntu ufite ubwandu bwa virusi itera sida ashobora kubana n'udafite virusi itera sida kandi bagakora umuryango kandi umwe muri bo utaranduye agakomeza akaguma nta virusi itera sida afite kandi bakabana neza mu buzima bw'iterambere umwana akazarinda asohoka muri porogaramu yo kumukurikirana ari muzima. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Nibyo rero bijyanye na virusi itera sida ku bagore batwite igihe cyo kubyara ndetse no mu gihe cyo konsa. Ariko niba wifuza gusobanukirwa biruseho kuri iyi ngingo ndetse n'andi makuru ku buzima bw'imyororokere ndagushishikariza guhamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 w'umuryango Réseau des Femmes. Hari abakozi biteguye kukwakirana yombi. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Uyu ni wo musozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Ndagushimiye we twabanye kandi nizere ko ungutse ubumenyi buzagufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Ngiye gutegura iki kiganiro nkanakikugezaho nitwa Innocent Habumugisha, Mr Buzima. Mugira ubuzima buzima. Agakingirizo nge ntabwo nagakoresha. Sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi. Ngo reka ntago cyica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye no kwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Réseau des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.